reka mubwire iki kizamu sinzi cyawe ubundi byagenze gute ubwenge warabutaye cyangwa kubwongo bashonye akantu kandi wowe wicaye uri kubara ukwezi kugiye gushira baguhera njye n'akanyarare kubimbwira ibintu bye byose nta mafaranga gusa nta kintu hatuma mugabo uva no kuri izuba ureke kwirirwa kwicara gusaturiza siwe subirinza nyose impamagaye ngo atange mu nzu abyumve se akanya birisha ugasaka kugira ngo njyewe ngana nawe wagiye uyubaha bwari nibaza mu barampamagaye kwitwa igiye mu nzu urumva se ibintu ari kukubwira ko cyose ntukagivugisha singana nawe ajye guhamagara witaba hakiri kare sibyo ntabwo yuwe umurambwira agasakuza aguza wowe ushobora kuzasubira iwanyu twumvikane ikintu kimwe umbabarire ubwiza uko nabaye badayimoni baguteye ku buryo usohoka hano mu nzu twavuganye kugomba kuba urimo wenyine ukaza ukajya no ku muhanda ariko ukajya hariya ariko ngewe ubundi mutekereza ko muzajya mumfungira ahangaha agenda ifungwa urabyimbye agatuza urakareze ngo ndagashize yewe narigiye kubaza ubundi zamu barakwadose uri umwana muri uru rugo ubundi kubera iki ibyo biragufasha iki kano kanya birafasha yuko nyine niba uri inshuti yanjye twemeranyije ko turi inshuti uri mu gihe no kwakira muri iriya nzu yanyu igeretse mukankura muri ubu bufu ushaka kuzana n'uturane hanyuma se nibyo mbo wifuza sinagusabye se kakazu karugurira ko hejuru hano hose harimo abantu muri biriya byumba byose hari icyumba cy'abashyitsi uri umushyitsi hano none se ndiki umucumbitsi waje gucumbika nize ku buryo mucumbikiramo hari ariko ntabwo bitekerezeho hajya warambwiye ngo witwa hajya wabanza usobanure warambwiye ngo witwa nitwa Boni Boni ngaho ni umukobwa sinya sinkara sinkaraba reba kuntuza umuramfungiramo nta nubwo nanafata akazuba ngo note ubu wavuye hano urazenguruka uragenda wegeranye na tuwarete kuki utayigiyemo nimba ari ikintu cyo nyine washakaga ese nari kwihehesha ubwiye zamuka akaguterura nk'ino basi ntiwayicaramo koga nuri kandi nanemerewe no kuvuga zamu ntabwo ageramo hano mu gitondo ku manywa ubwo ntabwo bari kwicisha ahangaha yinjiramo mu cyumba ese bitandukaniye na bwa buzima nari mbayemo kwa Randi Road ko nibura bwo nanitarasiritsaga nkibonera 2 nkibonera 1000 none nahangaha nta kintu kimwe mbona ikibazo cyawe ni kimwe ntabwo ushaka umuntu gufasha ku neza nyemerera ngufashe nimba uri muhanda undi gutinya mama wawe ni dayimoni papa wawe na mama wawe ni dayimoni nzakubwira ryari uzumva ryari basi ntabwo uri kumva amagambo uri gukoresha kano kanya nkoresha nk'icyongereza kugira ngo ubyumve neza gusa ubundi wisaba iki kugira ngo ikibazo ntabwo nzi kuvuga buhoro iyo mvuze buhoro ntabwo abantu bumva nyine n'ubu ngubu uzaba ari gucunga hariya kugira ngo umuntu asohoka rero ngibyo ndi gukora ndi kubikora ku giti cyanjye gareba nk'uburyo umwe mushyize munsi y'imodoka ubundi ngewe n'ubu niburiye akazi k'ubunamba najyaga njya munsi y'imodoka kubera ko ndi umunamba reba kuntu musesetse mureba kuntu mbaye ubwo sindeke no kuvuga bireke se njye n'ubuhuze noneho nawe umusabira icumbi yangira ate se ngewe Dina tugende dusohoke hanze ahubwo njye mumuze nawe njye mwisabira icumbi bya nyabyo
ubundi mwese nimwe bwe muri kubyica rega umwami niyica yica babandi bo hasi we muze nawe utangiye kunshyira mu hasi usitaba hasi ariko nari nakwicisha inzara usemeruka kurya uturyo twa mu gitondo twonyine izi saa sita zari zagera twe mutobe twarya nabibwirwa ushaka kurya kane ku munsi none buri muntu nta kintu nta kintu akora ararya cyane mbabarira twumvikane rero sibyo ugiye kugumamo hano ndakomeza nkora ibintu byanjye byose neza ku murongo niba uzajya baba badahari uzajya usohoka uze hano hanze ushobora kugera ukajya kwiga amafaranga ukongera ukagaruka ukaryama kugira ngo tubikore neza sinshaka ko babimenye sibyo gusa ubundi bitwaye wabaye inshuti njye nawe abandi bihore ubundi bitwaye ugiye muze n'ababyeyi bawe rero genda batera injuga ndabaganiriza ndababwira ko wabaga hano ukora iki igihe cyose umaze aha ngaha ndababwira ko wakora ese ni iki kindi nkoranye ubabwire ko nari njyamye mu nzu ugume mu cyumba cyawe utuze uceceke ibindi byose ndabyikurikiranira ndanashonje ubimenye nyine ngiye kureba uburyo bugufasha ujya ugerageza wowe hazamuharana nuko amana impamvu uraceceka sawa ugume Boni. Yes, Dad. Sinzi niba ujya utega amatwi ukumva ibyo umuntu akubwira. Ndabumva cyane. Especially ababyeyi banjye nibo bantu numva mbere y'abandi bose. Kandi se niba wumva gahunda yawe imeze gute nawe mukobwa. Erega uzi ko kwezi kurenze tutaganira kuri ibyo bintu nta kintu kimwe ntangariza bimeze biti. We na Jori mbwira. Nagusabye ko wampa umurongo uburyo urimo kubitwaramo. Ariko na n'ubu nta kintu urambwira. Iri kubivuga gutyo mba mbyumva ko ikintu wifuza ni ubukwe. Uriya mukobwa se d'abord hari ikintu umunenga? Ntacyo pe. Ni umukozi, ni umwana mwiza, afite imico myiza, ni mwiza. Birantego ufite n'izihe? Ariko ntabwo ndaba tayari ngewe ku giti cyanjye. Ndumva ntari nagira umwanya mwiza wo kuba nashaka ngo njye nawe dukore ubukwe. Rero hari ibintu nifuza gushyira ku murongo mu buzima bwanjye byamara kuba fixed noneho nkabona gutangira izo process z'ubukwe. Kandi rero ntabwo nifuza ko umukobwa w'abandi nazamuzana nkamushyira mu buzima bwanjye bikazamubera nk'ikigusha cyangwa umutwaro. Ya mon fils impungenge ufite ndazumva ariko nizera neza ko turana nk'ababyeyi bawe sibyo niba rero twizera nk'ababyeyi bawe ntabwo wakagombye kwiherana ibyo bintu ngo ugende ubyikorere biguheremo none se twaba tukumara iki ko kidufite first of all inama twaraziguhaye ikindi gisigaye niwe kuvuga ngo ngiye nateye intambwe kandi nkeneye ko mumperekeza muri intambwe nateye. Gusa nyine ngiye ku giti cyanjye mba numva nshaka kubanza kwiyubaka bihamye. Apana kuba mvuga ngo ndi gushingira ku mafaranga y'ababyeyi, ndi gushingira ku muryango wanjye. Kuko ngomba kuba umugabo kandi nta muntu ubera umugabo mu gikari cyose. Boni uramponda sinoga. Nibyo uvuga wubakiyeho. Fondation ni twebwe. Yego. Cyuracyemera cyane. So ugomba kumva n'izindi nama tukugira kugira ngo n'ibindi bibashe gushoboka. Suko tugusuzuye ko utari umusoro utazi gukora. Sibyo? Ariko stili turacyagufiteho inshingano nk'ababyeyi cyane. Uretse ko ni nakugana ko kuvuga ngo ngomba kwigira, ngomba kuba umugabo. Umunsi nashatse umugore akaza mu rugo rwanjye nkaba ndi yansharije inshingano zose zizaba ziri aho ngaho mu rugo. Rero ibyo nibyo bikiri kumbera imbogamizi kubanza kubishyira ku murongo. Nta excuse ufite. Wazaba ugiye kumbwira ngo ngorega ngo ugende ngo na mama wawe ngo twashakanye ngo nta kintu dufite turubaka birakunda. Sibyo nkubwiye kubera yuko igihe cyanyu sicyo cyacu. Twebwe uburyo bw'imikorere n'uburyo twagendaga tubwiningamo ubushobozi bwo kuba twakemura ibibazo runaka butandukanye n'igihe murimo. Ariko stili
inzira iracyari imwe kugira ngo abantu bakemure ibibazo, ni ugukora. Na kera nubwo tuvuga gutyo amafaranga abantu babonaga cyangwa se ubushobozi babonaga ntabwo babibonaga batakoze. Barakoraga. Sinakwisa umunebwe rero, nzi neza ko uri umukozi, ariko twemerere natwe tugira icyo dukora kuri ibyo bikuremereye. Papa mwampaye akanya basi, ntabwo ari umwanya munini cyane wenda ngo mbarambire, ariko mu igihe gito mbanze bishyire ku murongo, n'umukobwa nawe mbanze mbimushyiremo abyumve, yumve ko ari umushinga tugiye gutangira, tugiye gushyira mu bikorwa. Urabizi muzi n'ubuzima abayemo. Okay. Mon fils, courage. Asante sana. Nzaririmba Yesu mwami yakoze ndi kumwe. Ngiye kuririmba reka ntabwo ari ibintu byanjye, ariko ijwi ryose Imana iraryakira. Ariko naba nanjye wese ko korari mbona noneho wacitse intege uko noneho wayivuyemo burundu. Bisaba imbaraga biriya bintu n'umwanya. Bisaba imbaraga n'umwanya, ni ukuri maze kunanirwa. Ntakubeshye. Maze kunanirwa. Imana y'uno muhungu nayo abagira ngo nawe nyimubikire koko. Ese wagiye mushyiriye upfiriye mu rugo. Ntajya yita ku bintu. Ntabwo yishyize ahantu Imana. Niko. Ahambwira rero ngo bimeze bityo. Ushatse wasubira mu murimo w'Imana muri korari. Ibintu by'ubunebwe ukabireka. Imana nayo ubwayo iri kubibona ko nananiwe. Nukuri kandi ntise ntibibona. Ntibibona. None se warananijwe n'iki kukiri muto? Naniwe. Hari icyo kora wa mugani nkikubita agashyi. Uzi ko noneho nibature. Kugira ngo mbyuke noneho. Uzi ko byari ibiryo byanjye najyaga mu kazi ari uko mvuye. Ukuntu byari ibintu byawe wari ubishoboye. Dukwiye kwikubita agashyi. Wowe ariko cyane cyane. Naho wowe? Njyewe. Oya, reka dutyazanye. Ninde njya muri nibature. Oya, nibura ujye unkangura ngiye kugihoza imbaraga. Ariko wankanguye nawe ubwo twajyana. Byo yazajya ngukangura ibintu bijyaye ibyo ndabikwemereye. Nasiganuye korari ariko bimeze biti. Warabiretse? Korari nzajya mbatera inkunga mu buryo bwose nshobojwe rwose, ndacyarimo ariko nababwiye repetition. Ubu hari amasengesho ya korari, nuko intambaraga zabyo mfite pe nabibabwiye kandi ubu Kristo naza zitwaza kari akazi kawe nurangiza uvuge ngo oyerega Imana ibibona nayo mu mutima ko nta kindi kintu kibingamije. Ariko sa mukobwa we, ubundi ndagira ngo tuganire. Ubundi uri muntu ki? Ukomoka he? Rero naniwe gukora inshingano zawe uje kumbaza ngo ndi muntu ki. Hanyuma nubimenye bigufasha iki? Bigufasha iki? Uri kurambagiza se? Mwumvuge ngo mbonye umugabo ngo ari kugira ngo abaze ibisekuru by'iwacu. Urimo urashaka kundangira akazi se ngo ni imyirondoro yanjye ndi kuguha. Urimo urashaka iki? Kurambaza. Ubu none aho bigeze rero no kumenya uwo uri we biri mu nshingano zanjye. Yego ye. Ngo bimarisha iki? Ariko se hari ikintu utabona kuba byonyine ubwabyo nge nawe tuba muri ino nzu. Icyo ni ikintu kikwemeza ko dusabwa kumenyana. Nkamenya ngo urinde ukomoka he, ugenzwa n'iki, n'iki cyakugejeje hano, wagenzwaga n'iki. Araba umukandara wawe munsi y'umukandara wawe bitabyimbye gutangiye kwivugisha amagambo nk'ayo zanda kwiyamye. Sohokera mu nzu ugende ubibaze sobuja wanzanye imahanga ubundi urambaza umbaza ibiki. Dina ndashaka ko ibi bintu bivanamo imikino. Hanyuma urabona ndi gukina. Ariko ngiye yindebye reba n'ijisho ryanjye urebe kuntu ryashiririye. Uyindebye ngiye ubona ndi gukina. Ubu ndaha muri uyu munuko wawe uraramo harimo n'inda n'imperi warangiza ukambwira ngo naje gukina hanga. Reka twemere ko izo nda zirimo. Hanyuma se njye waziraragamo ntabwo ndi umuntu. Siyo mahitamo yawe se. Ngiye ntabwo ndahanga kubera kamara ari amahitamo yanjye. Yaza kuba atari amahitamo yawe
nawe ubu uri aho wahisemo, ahubwo nawe uri muri kondisiyo mbi. So rero ndashaka kumenya ngo ugenzwa n'iki, nibura menye nimba ari cyo ndi bugufashe cyangwa se menye n'uburyo ngiye kukwitwaraho nzu uriwe. uri seriye. Okay, si Nzajya uciriye mfasha urubanza korali umucamanza ni Kristo. ndacyayirimo n'ubundi nabo barabizi ko turi kumwe. Niba ari byo udatunganya nanjye niba n'ibyo natunganya kubone rwanya umurimo w'Imana turi buryo twabinaho. Nta mpamvu ushaka ko umuryango wanjye wagirana urubanza n'Imana. Nkuko twabanye muri iyi si sheri, uzanyemere tuzabane n'umugambi bwa Kristo. Amen. Ni ukuri Imana ibyumve. Amen. None se gahunda imeze gute? Gahunda nyine si ukugenda. Si ukugenda si gahunda nkajya gukurikirana biriya bintu by'ibyangombwa tumeze nk'abantu batereye iyo. Cyane pe. Nose urapanga kugenda ryari? Mbwira ahubwo. Wagiye muri weekend. Ukagenda ukareba uburyo wagira gute. Wabanza kumenyera hariya hantu urabizi niba kuzi. Ikindi ugomba kwitonda. Ahantu ugenda batakuzi abantu barabagira urugomo. Gusa ndaza kora ko ngifite bamwe mu bagabo hari inshuti zanjye ndebo wagira gutya akagera gute akagenda kuyobora akagufasha kugenda bikorohera kubona ibyo ushaka kujya gushaka. Uvuze urugomo ngo musengere ubwoba. Oya ntugira ubwoba. Nta muntu umuhohotera. Nta muntu waguhohotera gutyo gusa, ariko iyo abantu batakuzi muri akaritiye bakakubona gutya n'ubuturage bwabo batangira kwitegereza. Udatuma mureka akaba ari wowe ujyayo. Oya seretse nabo mwana kubiza n'akazi kanjye kaba kangoye. Karawe intera ubwoba. Oya bizagenda neza, bizagenda no gusa ntago natinya kubikubwira yuko abantu bahari ugomba kugira gute, ugomba kwitonda. Ikindi shero zambabarire we maze igihe kirekire ntahagera. Uzi igihe gishize ntahagera. Ndabizi reka nitwe. Kandi turangaye. Urabutaka twabubura. Cyane. Ugomba gukoresha ibyo ushoboye ukagenda ukazagaruka ufite inkuru nziza yuko ibyangombwa byabonetse. Nyine ngo uze kumpamagarira abashuti bawe. Ndaza kugerageza ngiye kora ko ngifite nimero zabo. None usasinze kubahamagara ndi buryo nabo babwira bagira gute bagerageza kumfashiriza. Kandi nanjye nizere ko nyizeye ku bintu nkabiri. Ku buryo ushaka kumenya ngiye imyirondoro yanjye, niba ushaka kuyimenya okay. Yenda baza uriya mu boss ngo niba yarambwiye ariko yarambwiye ngo mu mazina yose harimo na Dina we yitwa ndetse niba kanige yanambwiye uriya murezi. Ni ikigo cy'imaramarari ikintu kidashobora gufata umwanzuro, kidashobora gutegeka iwabo, gusa urazava mu mugabo nyabakita ko ndimbibona kare kijya kuribwa ibibona kare. Ubwo uri kumva nyine ufashe umwanzuro wo gutuka umuntu wakugiriye neza. Rego uri hano kubera ineza ye. Nubwo ngaho cicika rero ndabizi ko yangiriye neza ngaho ziba. Ubwo se ugiye kunyumvisha ineza ye. Nese ndeka no kuvuga ko ari ikigodi, ariko nyine yagize neza ikigodi cyagize neza. Naho kaba wituye ikigoryi. Ibyo reka tubyihorere. None se Dina, mu by'ukuri utambeshye kubera icyo uri hano? Wowe se kubera icyo urara muri aka kazu utarara muri etaje? Njye impamvu ndara muri aka kazu ntarara muri etaje, ngenda umukozi hano. Uko uciriritse. Ndabyemera ndaciriritse. Ukaba udafite ubushobozi. Yego. Hanyuma rero wowe uri hano nkande. Uri umuntu dufatanyije akazi, nyine bimeze bite, bihagaze bite? Saza nyine nakubeshye cyangwa ngo nkomeze mwirarireho, nyine isi yanyikaragiye binyifungiraho amafe. Ngiye ubundi nari umunamba, nuzaga imodoka nkabona ibiraka, sibyo? Nkacuruza amandazi buranze guteka irindazi rya mbere muri Kigali riryoha. Ikindi cya kabiri nkajya mfurira abantu, mbega uturaka twose nari umusherisheri nikore, ariko nkagira ahantu cumbika nyine nishyura, nkora nishyura. Barezi rero bo muri uyu mujyi nabo babakanuye amazi baranyiba, uruko mwose bakanyiba. Bose rero birangira nyirukanye, ambwiye ati sohokera mu nzu n'igishoro naguhaye byose bijyanye. Ndangara nyine mburahombo, sinari kojya kurara hehe. Ubwo nahuye na kira kigo giwe, ariko ntabwo ari kigo giwambujije. Nyine nakubeshye isi yanyikaragiye, isi yarampombeye, nta cyiza cy'isi nta naheza hisi. Nzabikora neza ndagusezeranya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubonye umugore mwiza. Nzabikora neza. Nshima Imana ko tukibanye neza, nshima Imana ko kinyumva, nshima Imana nubwo wenda hari utubazo tumwe na tumwe ugira gutya turaje ntabwo tubura, ariko buryo tubikemuramo biranezeza pe.
uri umugore mwiza Imana yampaye. ese ubu njye sinkwiye kwishima Gute se? nanjye mba nkwiye kwishima pe uzi kubona umugabo mwicara nyine mukajya inama ku kintu umuhanga utya. Abagabo benshi baba bahugiye mu gushaka ubutunzi nabwo butagwira, abagabo benshi baba bahugiye mu mipira, abandi baba bahugiye mu mayoga, abandi baba bahugiye mu bitamaye agaciro, ariko wowe nyine nkukundira ko wita ku rugo rwawe ukaruha umwanya kitagira neza tukakiganira, ikigenda neza nacyo tukakivugaho. Ya ubwo rero nk'uko urimo kubivuga nzi neza yuko aho ntazaba ndi uzahambira bikagenda neza. Ikindi nanjye ndasigara ngusengera kugira ngo urugendo rwawe tugenda ko gutangira kurusengera kugeza urabona ko hasigaye iminsi 2 ngo weekend igere. Turusengere nitwafata amasaha nk'abiri natashye kare tukajya imbere y'Imana tukabyereka kuko rero byangombwa turabikeneye pe. Yego birakenewe. Hari ahantu ni hanini. Icyo ni icyambere. Abantu babona tutahitaye ntituzi ngo ninde uri kuhahinga, ntituzi ngo hameze hatereye imyaka ishize tutajyayo, ubwo se nzanahamenya. bivuze ngo isi yakwikaragiyeho, abajura barakwiba, urangije nawe uhita ufungira fera ahangaha mu kazu kazamu. Ese urabizi ko uri mu gendo ushyira muri risike nyinshi cyane? Ariko ubundi urinda uvuga ngo mu kazu kazamu, ngewe naragurutse ngwa mu kazu kazamu. Ntabwo wambonye ko naje muri butu, ngera modoka nyigwamo, ntabwo nahisemo kuza muri uru rugo ng'umwana. Ngera n'uru rugo niyo mbihitamo, nta nubwo ari nahana, ariko ngewe nari kwemera nkajya hehe se, nkajya no kuryama kuri polisi bakancumbikira, kuko n'ubundi naho bitaniye, urumva? Ariko ngewe nigire mu modoka, ntazi ko ari yuriye mu boss. Mvuga ati ngewe uriya mu boss narabigusobanuriye, najya mu ntara aransubize wenda iwacu ngiye gukorera y'ububyizi nge mpinga. Ngende umukobwa ubasha kubaho nigira. Ntagomba ntegereje amaboko y'abantu ngenzi gukora, mfite imbaraga sindi ikimu. Urumva shiduka rero naguye muri bano banyatsizi wanyu ziza kuwushyira amahanga, zitamereza n'uramureti n'amagi biba biriho n'amabureba ngo njye ahubwo bakajya banzanira ibikoko by'umuceri. Ikintu cyo rero nakubwira, reka were gushakira umugisha mu w'abandi. Kuba uri hano ngewe birambuza umugisha wanjye, kuko umunsi boss yamenye ko uri hano nzasobanura uburyo winjiye ahangaha, kandi nta usobanuro mfite. Uzavuga ko ndi umugore wawe. Umugore wawe So bivuze ibyo bivuga ko n'ubundi naba yembwire boss ngo uri umugore wanjye. Uzavuga ko ari indaya wagiye kugura ku muhanda ku kiro, nanjye nzaceceka nemere kubera ko nta kintu. Indaya se yo nemerewe kuyinjizamo hano ni wanjye. Nawe rero we bigira intambara sohoka ugende nanakwiyana. Ikintu cyo nkubwiye ushaka uburyo uva hano cyangwa se waje ukabibaza bene wanyu se. Undorere urebe kuna abantu bahuguza abandi. Ngaho reba nk'iyi nzu nziza gute utigeze ushyira. Ngaho reba mukajya kumfungirana ahantu nkahari, warangiza ngo ngaho ndebere. Ariko none ubwa mbere mu buzima ndi kubona bishimye. Suri kuvuga no udatunganye. Se ibintu byose kuba warabigize intambara nigeze ntungana he. Uri kudukura bwa mbere. Hajya bakire bicara bati. Mama wawe yaje agira gutya. Usanga umeze tukavududu. Ushaka kutubaza. Kintu naba mwana ariko hagati kabi kajya kageraho kajya mbega inzu y'umweru. Mama wawe n'igikara n'inzu. Ukonza. Ku bicuro 5. Atanka bibona umuntu se yaba mu nzu y'umweru bitya kabigikara. Papa wawe Azere kwa kundi nyine tu. Ni igikara se cyangwa n'inzu? Murasa. Ayiwe banda warahombeje we papa we n'igikara nkanje ubururu ubwo ngubwo. Yese kandi. Fazari na mama we nibura bafiyeri yiyi nzu. Hanyuma after papa ufite amafaranga. Wenyine papa ufite ibiceri byaciyemo. Nyirego muzugo se kuba afite amafaranga n'ubundi ugira inshuti yawe nkanje besto wawe ukanshyira muri muri muryango wagereza bikumariye iki? Reka nkubaze ibyiriya nzu byori uramutse ubonye amafaranga ikintu cya mbere wakora si ukwitukuza. Aya naganakitukuza buriya abagore bitukuza baranuka. Ayiwe oya ariko abana batanuka. Ariko reka ngiye umubwira ikintu cya mbere nakora. Cyambere na mbere cyo kuza nta kubeshya mbonye amafaranga menshi. Nagenda nkareba babagore bose birirwa babunze. Nkabashyira nko mu isoko ahantu bagacururiza hamwe. Abazunguzayi turakubitika. Tubizi nkofu. None njya bamureba ibyano reba
narawumenye nyine ariko nyine uranabivuga wishimye uranabivuga unezerewe ndakubise umwana mu bukire reka kugwiza ukuri baba bwaragoye ibikoma mwinshi mufite ivuye mu mutwe none ariko reka nkubwize cyagiye nkumenaho amazi bitari ukubeshya nihagaze n'abatumukira arandangije buri cyagiye nkwiba konage igihe nagushapuzaga konage nari navuze ataramfungisha noneho nkukubita ibuye ariko ngewe nihagararaho irasi za telefone yawe siri gusona ngiye na telefone ngere mba narayiriyemo inyuma uzi noneho kubona agasefuriye ndagacika se inyuma mwe mu by'ukuri umunzoga se reka mu kigage gusa nakanyanga ni ikigage yego ko ikigage gusa nayabaha mu ikigage cyonyine ariko nabwo bagishigisha kuwa gatanu tukakinywa kuwa gatandatu ubwo musereje cyangwa ukundi wa gatandatu acamo icyumweru kimwe nyine n'umumama ujya ugishigisha icyumweru kiba cyaragiye kiba cyarusakanya ubu ndetse ikigage urakizi ndakizi si ibiboro se bafata bakareba niyo mpamvu nakubwira ngo bana byo mu bukire ni amasaka bashyiramo ikintu cyitwa imbetezi urazizi uba wakubaza ngo amata avayo wahita uvuga ngo ku igare avayo amata yo kubyibyo ndabizi narizi kandi ntabwo niza hano i Kigali nyine rero wakabaye ufate ikigage ugashyiramo imbetezi ugashyiramo icyo bita umusemburo kikajya kibirasha kizamuka ukirere ziburiye wakanyweye reka mba nimereye gutya shamba numva nandi wibereye mu yindi si ubu nimeze nk'uko mba ndi muri iyi nzu wumva akayaga reka nkubwize ukuri kuva waba Frey tukaganira biri kunshimisha kuko nabagaho ubuzima bwanjye njyenyine urugo ntawe ndi mu bari bazanye n'abana b'abakiriya mama wanyaraje uki mama wanyaraje oyeze baza kaza amanga kuhajya noneho umugongo wose uracitse byabaye gutya muraho neza mwari muraho ariko guhamagara
Oh. ukaba murakomeje Umeze ute? sawa Urugendo rwabaye rwiza?